Ico kintu kimaze iminsi giteye ibibazo naco. Rasi telefone nazo tuzikureho. Ntikibazo. Telefone ni igikoresho cyo mu nzu. Yego. Kigomba gukoreshwa n'abantu. Ubundi umuntu wowe umuzi. Uzi neza ko ashobora gucitinga cyangwa tucitinga. Yego. Uzi neza ko ico kintu yogikora. Tukiri kuja kure. Ubushaka gusandarira ubusa. Kuko ndiyo citinga umwaka utaramufata. Yego. Kuri telefone. Mu gihe rero uzi neza ko ico kintu kibaho. Rekana no kwirirwa wigwaza umutima. Ufata telefone urebye ugiye kurebamo ibindi bireke. Kubera ko uzi neza ko umuntu wawe ico kintu yogikora isaha nisa. Uzi neza ko uyu muntu atomara ukwezi adahitanye umuntu. Yego. Reka rero kwigora. Ico kintu niciwe tiwenda kukimukura. Yego. Ahubwo rero ngo kigusenye cyangwa kibasenye kimureke. Abagore tugira udutima turehareha. Ngira ngo ico tukiziranyeho. Abagore hari kuntu tugira udutima turehareha ugashaka kumva ufite amatsiko. Kandi deje wagize akantu k'amatsiko. Haba hari ikintu. Ibi yabihari kabisa. Aho kubuzi ko gihari iyo kiretse. Barinze babikubwira. Ni ukeneye. Vipi yambu cyane bantu banje. Nizere ko aho muri mumeze neza. Nk'ibisanzwe ni manza da shata mani na da. Nkuko mubibona rero guys, dufite umutumirwa. Mama mwiza cyane. Wambaye neza cyane. Ndikuvuga mwiza gahita arakara. Ariko yakagombye kumbwira merci. Yes guys, rero nk'ibisanzwe aratangira twibwira hanyuma dukomeze tuganire. Karibu kuri Mutomanza. Asante sana. Ijwi riri hasi. Ariko niho rihora. Wadufashije ukarizamura buke. Cyangwa ndi wari? Ubwo ndahazi cyane. Iyo umuntu azerira amanuka. Yego wenda nk'abantu bakonye bwa mbere nzi ko benshi bakuzi. Ariko wenda harabatazi izina, harabatazi urinde mbese. Nivuge mu Kinyamurenge se nkoko. Kabisa. Barokene kuvuga mu Faransa. Zose twobikora zo tunarira. Yego. Nitwa Beatrice Nyirasamazi. Cyane bakunda kwita Mama Joshua. Mama Joshua. Yego. Hari ibindi cyane. Mu Kinyamurenge se nuko? Oya garukira. Mu Kinyamurenge. Ndakuje. Hari abantu bavuga ati umuntu ndazi kwivuga. Niba ashaka babifate gutya. Oya. Babifate uko bazumva. Ukabumuke. Ndi umugongakazi. Umwishwa bake. Abanyabyinshi. Umukazana abake. Ndogo. Yego. Tumva ko mbizi. Cyane kabisa. Ahubwo ari kubyica bize. Mu ndebere neza. Yego, abantu benshi bakumenye kuri cano bita ngo Isamaza B. Isamaza ni wowe cyangwa ni cano yitwa gutyo? Isamaza ni njyewe ntiwamenya kuntandukanya naryo kuko ni umuntu umwe. Yego. Guys, tukiri aho ngaho bafana ba Mutomanza mukori yo bwabaga mu musure nzi neza yuko you'll thank me later. Sibyora? Asante cyane. Buririya cano wenda ikintu cyayo bigamije ni iki koko hari cano ziba zifite filime ziba zifite ibiganiro bitandukanye intego cyane Isamaza ni iyi. Isamaza B ivuga cyane ku burere bw'abana. Hamwe n'ababyeyi kuko abana ntiwogenda bonyine. Bari kumwe n'abanyina. Nabasi. Ariko cyane n'uburere bw'abana. Icyo bita parenting. Yego. Kuri cyo kintu cyane watekereje ko wumva uzibanda. Nuko banyina nabase ko baravamo. Yego. Ariko dukeneye generation zisumbuyeho nziza cyane kurenza izo dufite. Yego. Mbese wumva wakwita ku bana kuruta ababyeyi babo. Cyane. Kuko abana nibo dukesha ejo hazaza. Twebwe turimo turatamba tuvamo ariko abana dukeneye ko abana turimo turerera mu mahanga
nibuze bagerageza kuba bazaba baturuta. Yego. Yego. Ese buriya nk'umwana mwiza warezwe neza cyangwa se wakuze neza n'umwana uba ugomba kuba ameze gute? Ni umwana ugomba kuba afite ibintu byinshi bimuranga, ariko icya mbere ni ikinyabupfura. Ni umuco mwiza. Umwana icyo bita umwana witonda. Kwitonda tiwe kwitonda ngo rumaro bivange n'ibindi bintu. Uvuga ngo nimba yitonda yujuje kondisiyo caractère zose z'umwana mwiza. Nizo dushaka kubaka. Tukira aho wenda twakuze batubwira yuko ishuri ari cyo kintu cya mbere ku mwana. Kuri ubu ngubu abantu bashobora kuvuga yuko bitakiri nka must. Ese mu burero abana nawe wababwira ko ishuri ari cyo kintu cya mbere? Ishuri ni must. Ntabwo ari sinshaka kujya hirya yaho ngaho, kuko umuntu wese udafite background utaraciye mu ishuri, haraho nagiye mvuga kenshi, aragenda yagera iriya akagongwa n'ibintu byinshi birimo kutamenya kuvuga imbere y'abantu, kutamenya kwandika, kutamenya gusoma. Umuntu utazi kwandika no gusoma, uwo muntu wo mujana ni kibazo. Ariko umuntu uzi kwandika no gusoma agomba kuba afite base, agomba kuba afite education de base. Nico cyane tuba dushaka kuvuga. Kuri ubu benshi bakavuga ati ngewe umwana mbonye afite impano n'amashuri ntabwo ari ngombwa. Impano ze yayikora atazi kwandika, atazi gusoma, atazi kuvuga, atazi indimi. Nuvuga ngo agomba kuba afite base kugira ngo ya mpano ye ibona hikurira. Hanyuma nk'umwana aramutse agize impano ye runaka, buri mpano yose wayisapotingamo umwana wawe cyane. Yego. Agomba kuba afite impano ariko yarabanje mu ishuri. Icyo nicyo cya mbere. Agomba kuba afite ya base yo mu ishuri, hanyuma ya mpano ye ikabona hikurira. Nta mpano rero ngiye ntashigikira ku mwana wanjye, mbona yishoboye kandi ifite ikizamugeza. Yego. Ako nk'abanyamurenge rimwe na rimwe hari igihe dushaka nko gucagura, tuvuge ni mufite nk'akana k'agakobwa gatangiye kubyina katingisa ukuntu by'abazucu n'abandi, ibyo nabyo bisapotinga cyane. Carambwira ngo aje mu korari. Ikorari gatwaje gusanga baraguteza, mwaje gusanga bimeze bite? Aho tubareka. Oya ntabwo waharenga. Ikorari nayo simbi ni nziza cyane, ariko umwana icyo yahisemo fe kuba gusa ari kizima, kuko impano ntabwo impano icagura hijya. Yego. Ahubwo umwana yisangamo. Ugomba rero gushigikira umwana mu mpano. Niba afite iyo mpano yo kubyina, agomba kubyina kuko nicyo yiyumva. Umuhatiye rero gukora ikindi kintu adafite muri we, ntago agikora neza, ntago akinoza. Yego. Hanyuma nk'umubyeyi wenda ushobora kuvuga ati ngewe umwana wanje ko ndabona yagiye muri karate gutera ibipfunsi, agatangira kumurwanya cyangwa se kumubona nkaho azakura nabi ibintu byo kurwana, cyangwa se uwo mubyeyi ushaka kubuza umwana impano, n'iki wamubwira? Abamubangamiye. Kuko abana bakina karate, ngewe wanjye aramutse abihisemo nabyishurira. Yego. Akabyiga, akaba ari specialist. Apana bino byo kufitira. Kuko impano y'umuntu iyo uyidevye ashobora kudakora ikindi kintu cyose, ahubwo akagupfira nabi. Abari nk'umuraperi akarapa. Niyo bwa mbere mbonye umuma. Ninde yakubwiye ko umuraperi hari ikibazo afite cyo mu mutwe? Ndabizi. Tuzatwumva abantu benshi ugitangira kurapa bagatokesha. Biterwa n'ibizarapa, kubera ko twebwe tumenyereye ko ikinyamurenge nta baraperi tugira. Ariko nk'ubu nyine ngize amahirwe umuhungu wanje akaba umuraperi wa mbere mu banyamurenge, bibitwaye. Ndabizi. Gatangira kuzayinjira isapo yambaye ukuntu. Abe niyo atora pe yambara. Ka pocket bukeya. Abe niyo atora pe pocket yo yambara niyo ngofero yo yambara. Vomiye rero kumureka agakora ikimurimo, ahubwo ukamuyobora. Yego. Mbese nta mpano wabuza umwana? Simbitekereza ko ariyo nabuze. Wenda ibaye atari nziza, mbona harimo risk. Iyo ngiyo nyine ubireba nk'umubyeyi. Ariko nta yindi risk irimo, nimba ari umuraperi, nimba ari umukinnyi wa basket, nimba ari iki, hayo ntashigikira. Wamushigikira. Hanyuma wenda ufite nk'umwana ageze nko mu wa 5, mu wa 6 primaire, akubwira ati mama, ufite n'abana bakuru. Ufite abana bakuru.
akakubwira ati mama ndumva nshaka kuba nk'umukanishi, ndumva nshaka gukora imyuga, namenye gusoma no guteranya gukeya n'icyongereza, n'umwana wo mu wa 4 guteranya ifaranga ndayifite. Yego ndashaka gukora imyuga. Uwo mwana ndamubonye se wamushigikira? Simubonye nico kibazo. Amara ababyeyi benshi baragutera amabuye. Abari mu ntera amabuye kera muri kera bizabagonga, bizabavuna. Kubera ko nimba umwana ayumva muri we akeneye gukora ibintu bya mekanike, ntabwo ari ubuswa. Ntabwo ari ubuswa. Kuko ntago mekanike zikorwa n'abaswa. Yego. Oya. Kujya mu modoka gakora moteri y'imodoka kayiteranya. Cyo si igikorwa cy'abaswa. Ni igikorwa cy'umuhanga, umufizisiye. Nuvuga ngo agomba kuba yarize ibyo bintu akajya kuba umukanishi. None se indege yapfuye ntibazayikora igasubira mu kirere? Cyane rwose. Imodoka yapfuye ntibazayikora igasubira mu muhanda? None abo bantu nibatazikora izo modoka zoza zifoto zite? Wenda abantu bakavuga ati no banza nkareka kiga segonderi kaminuza. Nubundi uzangiza ntiyo bikora atarize. Navuze abigusabye ari muri primaire. Oya ntago bishobora, zomunanira. Agomba kubyiga. Noneho akabikora yarabyize. Wenda nk'umubyeyi ufite umwana nk'uwo nguwo, erega bose siko amasomo azashoboka. Umubyeyi akaba afite umwana umumere nabi ngo mama ngo ndashaka gukora ibi n'ibi, wamugiriye inama cyangwa se ni gute ashobora gutwara uwo mwana we kugira ngo bashobokane muri ya discipline wifuza kwigisha abana? Umwana wawe ubundi uramutoza. Yego. Uramutoza mukaganira. Kandi uko umwana agenda akura ubuzi ngo umwana wanjye ashoboye iki ntagishoboye. Rero cya gihe uba urimo umutoza kuva ari mutoya, uzi neza kapasite yiwe. Uzi ubushobozi bw'ishuri bw'iwe ahantu bugarukira. Iyo ubona rero rya shuri atarishoboye cyane, ntabwo ari ngombwa kumufosinga ngo akomeze yiga ishuri no risanzwe. Hari ikindi kintu yokora, yoja kwiga gusuka, yoja kwiga kogosha, akabikora mu buryo buri profession. Rero uwo mwana ubu mubona kuva akiri muto. Ntabwo ari ngombwa kumufosinga kandi ubona neza ko icyo kintu ari ubushaka ko akora atari buzagikore neza. Niyo mpamvu narevuze ngo wa mwana iyo umutangiye akiri muto akaba ari inshuti yawe ukamuganiriza, bigera hahandi ubona neza ko ishuri riranze. Aho kugira ngo ryange rero umwicarane mu nzu, reka mureke akomeze wa mwuga wundi yumva yashobora, udasaba imibare na fizike. Niko mbyumva. Uravuze ati iyo umwana ari inshuti yawe, ariko mu by'ukuri hari ababyeyi bagira abana bataza bavugana. Usanga umwana iyo aciye aha umubyeyi aca, nimba umubyeyi yinjiye umwana aca. Ese buriya bishobora kuba biterwa n'iki? Cyo ni ikibazo cy'umubyeyi. Ikibazo cy'umubyeyi cyangwa umwana? Umwana ga iwe uko umuhaye niko yakira. Wa mwana iyo umutangiye ari muto akaba inshuti yawe ari muto, kangu urugero Gahera arazwe kuri kamera kumuvuga nti ni icyamamare gito, ni icyamamare kirimo gikura, ntago kumuvuga bigize. Gahera kwa kundi mubana mu nzu muri inshuti, ntabwo uzinjira ngo Gahera asohoke, ntibibaho. Kubera ko mwakreye ubushuti muri inshuti, iyo winjiye ahubwo iwe aba yumva watinze gutaha. Rero niyo mpamvu ntago iwe guhunga, ahubwo aragusanga. None se kubera iki we wagusanga? Ngira ngo wenda ni nk'amahirwe. Wowe ntago ari amahirwe, niwe wabikreye, ni wewe wabikoze. Bivuze ngo abo babyeyi badahuza, ni ikintu cyawe waremye. Uburyo ushaka ko gikuramo niko gikura. Iyo ushaka ko gikura akwegera, arakwegera. Iyo ushaka ko akura guhunga, iwe noneho guhunga byikubye. Kuko ntimuziranye, ntimuri inshuti, ntimuganira, ntimukina, ntimuseka. Nose uwo muntu naje no muhunga. Nawe ari mama wa muntu. No kwiruka. Bivuze ngo bababyeyi babaho batavuga rumwe n'abana. Ikibazo cy'ababyeyi. Ntabwo ari ikibazo cy'abana. Nyamara nzi ko atari uko. Ngaho dushaka abantu wenda baraduhereza komenti baratwandikira, kuko ngenzi ko ari n'abana bageragaho bashobora no kuba yakubita umubyeyi. Uwo mwana aba yarapfuye kera, ntabwo abapfuye cyagiye agiye gukubita umubyeyi. Wa mwana aba yarapfuye cyagiye hasi hahandi winjira umwana agahunga, niho apfira. Umwana apfa mu iterura. Niba utaraganirije umwana afite imyaka 2, muganira afite imyaka 3, 4, 5, agukunda kwishimira uri umubyeyi, uzamuganiza afite imyaka 15 akumva? Ni ikibazo. Ubwo warangije gukrera rebellion mu nzu.
biba byakomeye abarebere. hanyuma wenda kugira tuve no kuri icyo cy'abana hari ukuntu wenda abana batangira gukura bagatangira utugurupe gatangira kugira inshuti umubyeyi akavuga ngo njengo izi gurupe sinzi nshaka ngo iyo ugiye muri gurupe mbi nibwo wangirika ibigeze nk'aho ngaho umwana ukabona atangiye kujya muri gurupe utifuza ubigenza gute? Ubundi nuko twabihereye hejuru ariko ubundi bitangirira hasi. Ni cya kintu nakubwiye ngo ukereye ubushuti n'umwana wawe. Iyo ukereye ubushuti n'umwana wawe akiri muto nta kintu aguhisha. Yego. Agenda azamuka ugenda ureba ukuntu agenda ahinduka gake nawe akuganiriza akubwira ati uyu munsi nahuye n'inshuti zimeze gutya. Yataha akubwira ati uyu munsi twari kumwe n'inshuti zimeze gutya. Wagera aho agatangira kumwigisha mwana wanjye bano bantu si beza. Nushaka ubareke kubera bwa bushuti mufitanye arakumva. Ariko ntabwo ushobora gufata umuntu ngo usanze ngo ari muri groupe ntimuzamuvugana ntimuziranye ngo isumubwira ngo bari abantu simbashaka tibikunda nawe aramakubwira ati se ubambujije kubera iki cyangwa natanabikubaza iwe mu mutima arashiraho iki novuga ngo ni igiki arakwanga arashiraho ingamba zituma muhangana. Yego. Muhanganye atari bugusubize atari bugusobanurire nawe ubwawe nturi bumubwire ngo niki gitumye kubuza bari abantu kubera ko ntimusanzwe muganira. Ariko iyo musanzwe muganira muri inshuti umwana wawe mugenda muganira kugeza kuri ya etape ubona agiye kugwa ahantu hatari heza ukamubwira ati hano hantu si heza. Iyo ari wa mwana w'inshuti yawe arakumva. Ariko iyo mutari inshuti ibivamo usanga umuntu mukaneva. Guys, reka mbabwire we nimba ufite umwana ufite abana gerageza ujye kwisamaza B. Noneho wenda bizagufasha uburyo wamenya uko udiringa n'abana bawe. Hanyuma wenda mu gihe wavuze bakwita Mama Joshua. Mama Joshua niryo ngiye ukoresha. Mama Joshua wenda ari nk'umuntu ubonye iki kiganiro cyawe cyangwa ubonye channel yawe tuvuga amazi yararenze nk'inkombe abana b'iki gihe bishora mu biyobyabwenge. Akaba afite kano kanya umwana w'imyaka 16 kugeza 18 watangiye kunywa itabi watangiye kunywa urumogi nk'ukuntu wiyemeje ko ugomba gufasha abana n'ababyeyi uwo mubyeyi agomba kubyitwaramo gute? Ni kuganiriza umwana. Nimba utaramuganirije ari muto n'ubundi nta mazi ntararenga inkombe kubera ko wa mwana aracara uwawe ni amaraso yawe. Kuganiriza umwana ni uguhoraho ni uguhozaho. Yego. Hahandi uganira nawe buri mwanya buri segonda buri kubonye mwanya muganirize mubwire ngo kino kintu si ciza kandi nusanga byarabaye utarasanzwe bizi kubera nyine kwa kutaganira ukaje gusanga umwana deja yaragiye fata umwana ujyane kwa muganga. Hari ababishinzwe bashobora kumuganiriza bamuvura biriya bintu bikamushira. Birashoboka ibyo bintu uvuze nk'umubyeyi ufite umwana ubaswe n'urumogi hari ahantu yamujyana bigahinda cyane. Cyangwa ni abani kwa kunda ahita mwirukana mu rugo. Iyo mwirukanyaga mu rugo umushyinguye none ejo namwe itabi akaja mu muhanda imodoka ikamugonga uza breminga nde ni wowe uzi ugomba kubibazwa. Ababyeyi benshi ahita avuga ngo ni mukuru nave hano ni mukuru nave hano ariko avuye mu rugo yashika agapfa byo gushimisha. Aho ahubwo uvuza umuntu hanyuma nawe ukagerageza ugashiraho akaho kuko hari ibigo bibikora. Yego. Hari ibigo bifasha abo bantu bameze gutyo. Abashaka bazombwire mbarangire. Bajye kwisamaza ujye ushyiraho namba yawe cyangwa se kuko hari umuntu ushobora kureba kiriya kiganiro akumva kine ko muganira byimbitse. Irahari turaza kuyipininga. Nta yindi social media wenda nka Instagram, Facebook. Isamaza B niyo yonyine ngikoresha kugeza ubu na nimero yanjye ya telefone bihari na Facebook. Byose turayipininga. Nk'umumama wakwifuza cyangwa se umupapa ko umufasha kugira muganire cyane urabikora cyangwa twaganira nta kibazo. Ntago ndi umunyamwuga wabyo ariko nshobora kumugira inama mu byo nshoboye. Yego. Mu gutangira wavuze ngo ushyiramo discipline z'abana n'abase na banyina. Banyina cyane. Duhere kuri banyina buriya banyina discipline ubasaba ubagomba wifuza ko bamenya ni nk'izindi. Discipline ya mbere y'umubyeyi w'umumama ni ukuba inshuti y'abana. Yego. Kuko umubyeyi w'umumama ni ubundi bavuga ko umubyeyi w'umumama ni nk'uruganda. Yego. Iyo umuhaye imboga z'ibihuru aguha izihiye. Iyo umuhaye ifu aguha ubugari.
ako kantu wagafashe mwana. Aba mama ni uruganda umuhaye. Uruganda rukora produit fini. Yego. Icyo umuhaye agihinduramo ikindi. Rero ba mama mwige kuba inganda. Yego. Ese umumama ashobora gutanga urugero rwiza ku bana adahuje na papa wabo? Cyane. Biragoye ariko babikora. Gute? Mu gihe atavugana na se, batapanga n'imishinga, bahora batukana, yo bikora gute? Icambere ndi bagomba gutukanira imbere y'abana. Niyo batanumvikana, abana ntibagomba kumenya ko ise na nyina batumvikana. Kuko deja iyo babonye yasura yo kuba papa na mama batumvikana, muri bo ibo kutumvikana bizamaheraho, bazamahera mu nzu. None iyo bageze iriya bazoshaka. Bikabibindi. Muri rubucanga. Bivuga rero ko umumama bagomba guhuza n'umupapa kugira barera abana neza. Indeed, bagomba guhuza, gushaka no kudashaka. Bakaza baje kugwanira iriya. Niba shaka bazafata inzira batege baje mu Mombasa. Bagwane, bakubitane, batukane uko bumva bashaka, ariko nibagera muri saro mu bana babe ba marayika. Bisaba iki? Isura yabo yonyine ni icigisho gikomeye ku bana. Urumva bifite mu ruhare rukomeye bataravuga gusa bicaye mu nzu abana baba basomye. Hanyuma niki umumama kuko nibo twahereyeho agomba gukora kugira ngo ahuze na papa w'abana kugira ngo mbese n'ubwo burere bukomeze? Icambere agomba gukora no kubika ibanga ry'urugo. Handi narimvuze ngo bagomba guhuza byanga byakunda. Nuvuga ngo wa mumama niwe ushobora guprovoka ko abana babona ko badahuje cyangwa kanabihisha bigakunda. Ni ryabanga rero nashaka kuvuga. Nuvuga ngo agomba kugira ibanga ku buryo wa mwana atazamenya ikintu kiza kibera muri iyo nzu. Yego. None saba mama ubagira inama yo gushwana mu ibanga cyangwa wabagira inama? Bashwane mu ibanga ntidukeneye kubimenya. Tidukeneye kubimenya. Okay, ntibagashwane. Badashwanye nibyo byiza. Ariko kubera ko nta bantu bobana ngo bareke gushwana. Yego. Babikorera iriya hirya hanyuma bagaruke biyunze ibintu ari sawa. Bama benjira mu bana baba baseka. Kuko abana ibo bazareba yashusho gusa. Uhawe ubereka. Yego. Katwirengagize ko ukunda gukurikirwa n'abana. Duse n'abanyina, reka noneho duse nk'abajya muri ico kibazo c'abanyina na base. Hari ukuntu kano kanya ndabizi ko byumva ukurikirana social media, umugabo n'umugore byagenze gutya, umugabo n'umugore, ese bibaho ko umugore yaba mubi umugabo atari mubi? Bibaho cyane. None se abagabo nibo babi gusa? Ndabizi. Kera uremeye ko mwe muri babi? Yaje ko ndabaza. Oya, abantu bose bashobora kuvamwe umubi hakavamwe n'umwiza. Uko hari abagabo babi harimo n'abagore babi mu by'ukuri. Yego. Ntabwo twavuga ngo abagabo nibo babi gusa n'abagore barahari babi. Hari abantu wenda batagize amahirwe yo kuganira na ba nyina na ba nyirasenge wenda bari hano, akaba yubatse ariko akavuga ati ese ndwubake gute, uyu mugabo mugire gute, niki wamubwira uwo muntu? Uwo muntu utaraganirira na nyina na nyirasenge, inama namugira nuko mama wawe ntago ari wakubyaye gusa. Wakwegera undi muntu wari we wese wakwizera. Iyo wese ni umumama. Uwo mumama afite marene, afite nyirabukwe, afite baramukazi. Iki gese buriya ni marene. Mbona ba marene ataramara umwaka. Ni marene, afite nyirabukwe, afite baramukazi we, akagira abandi bagiye bavugana n'abagabo babo ni bande. Bakeye babi. Bakeye babi. Abo bantu bose uwo baganiriza bakakwigisha. Iyo ukeneye kwiga ntiwabura aho wigira. Reka tureke nabo ngabo muvukana. Izi social media zaje. Hari amacano menshi yirirwa avuga ibintu byingo. Icyo ushaka ni ukwiga. Icyo ushaka ni ukuvamo product nziza izashobora gufasha abana bawe cyangwa umuryango wawe. Wabyihinga mukabishaka ukabimenya. Hamwe n'Imana iradufasha bikagenda neza. Iyo umuntu ashaka ikintu ciza, Imana iragufasha. Cyane. Umugore mwiza wewe wita mwiza mu rugo rwiwe n'umugore uteye gute? Umugore gani nakubwiye ngo n'uruganda. Tuve ku ruganda. Umugore w'uruganda. Kurumva wo umuvugo ukamurangiza none ahangaha. Make. Uruganda uramo. Wenda n'umugabo ufite umugore mwiza akaba azi ko atari mwiza ahita avuga ati wawo koko wa mugani ufite umugore mwiza. Umugore mwiza icambere njyewe kuri ubwanjye ko mbyumva.
umugore mwiza nyine ni umugore mwiza gute mwiza nyine uwa mbere jewe nza ndebera ku isura twagiye isura ni nziza yamara akagira imico myiza iyihe rero imico myiza ni uko yita ku rugo rwiwe akita ku byo mu wiwe kwa yarangiza akita ku muryango uwo ni umugore mwiza hanyuma ikindi ca nyuma na nyuma uko bafungutse mu mutwe gute turabona bafunze mu mutwe gufunguka udafunze arafungutse gufunguka ni kwinshi n'udafunze arafungutse kugira ngo uvuge ati umuntu arafungutse abagomba kuba afungutse gute agomba kuba ari open agomba kuba afungutse mu mutwe ari ukuntu nyine ubona umuntu ukuntu yitwara kwamona umuntu araciriritse ariko iyo umuntu afungutse mu mutwe ubaye ubona ko afungutse mu mutwe yego bisobanura kuba nyiragasazi ngo usanze ibyo usanze ariko nibuze ukaba ufite nosiyo ku kintu runaka umuntu yo kubaza ikintu ukabasha kubisobanura bivuga ati bya bindi bitazi gusobanura oya nibimara ashobora gusobanura muri make ku bijyanye n'ubushobozi bwiwe uko mind yiwe imubwira ariko hakaba undi neza ubona ko uzanga zakunda urananiwe ni ibikoma gusa uzanga zakunda hari ukuntu unaniwemo yego hanyuma hari nk'igihe nk'umugore cyangwa se umukobwa agira gutya akisanga afite nk'umugabo wenda ni umunywi umugore ntabikunda ntabishigikiye cyangwa se umugabo afite utugeso tw'ubuhehesi umugore agahitamo guhangana cyangwa se agahitamo kubishyira hanze ibyo ni byo bikwiriye ku mugore cyangwa se umugore we n'icyo kibazo ni gute bagomba kwifata iyo agiye guhangana biba byapfuye agomba kubicisha mu nzira y'amahoro ibintu zose ni amahoro iyo ubicishije mu nzira nziza kubera ko wa muntu nimba azamwa inzoga wamushatse uzi neza ko mutazamwa inzoga hari igihe utabizi bibaho hari abantu bazi guhisha ingeso iyo usanze bikuguyeho ugasanga umuntu azamwa turi buzimukuregaho kandi ntiyazize uwo munsi kubera ko mwabanye asanzwe azimwa wenda yari yaraguhisha ni ukuvuga ngo n'ubundi mu rugo niho hahandi si ico conyine aba yaraguhisha kuko umuntu ntiyo kwiyereka wese ariko ico usanze ugomba kucihanganira hanyuma ibi bintu mwazanye zo gushira ibintu kuri social media zo guhita bagora cyane tubita hanze izobagora mugende mwige kubika amabanga y'urugo kubera ko nta rugo ruri perfect tago mbese uwo mugore umugira inama agomba kwihangana umugabo akomeza yihangane simubwiye ngo uwo mugabo akumagumamwe akurabwira umugabo kandi turamugera ko ndabwira umugore uwo mugore nasanga umugabo azama yari yaramuhisha n'ubundi sibyo byonyine yamuhisha hari ibindi azamenya bitari ukumwa biri n'ibindi bisanzwe byo mu buzima busanzwe ibintu byose ntibo bikubwirira rimwe ariko igihe ubimenyeye hari ibyo kwihanganira hari ibyo gusengera hari ibyo kuganiriza umukansera hari ibyo kuganiriza imiryango ariko hari n'ibyo guceceka ariko kwa kuganiriza imiryango gani ka kwimena inda nakubwiye ngo hari ibyo uganiriza imiryango hari ibyo uganiriza abakansera hari ibyo uganiriza abashumba hari n'ibyo guceceka bitaza bivugwa abantu benshi baravuga ati njyewe umugabo wanjye nsanze ari kunca inyuma nibwo biba birangiye usanga aribwo bitangiye se biba birangiye rero wenda tuvuge umugore kuko dukurikiranwa n'abantu benshi batandukanye azi ko umugabo agira ako kantu kandi wenda bafitanye abana ni urugo nyine rukuze ese umugore agomba kurekeraho cyangwa agomba kwisasa agasenya hanyuma se namara gusenya sinzi ariko benshi niko bavuga njyewe siko mbyumva icyo ni igitekerezo canje niba ntera amabuye rimwe rizogufate bakuba ndi inyuma ya kamera ni wowe rizofata cyane bazaca umugani ngo wirukana umugore ugira gute urya inyama kazana uri mirarizima buri muntu agira intege nke ziwe yego rero muri izo ntege nke ziwe ushobora kuba uwo mugabo iba afite intege nkeya
z'ubusambanyi yego umugore nawe akaba afite izindi nkeya nawe z'ikindi kintu umugabo akaba ashobora kwihanganira intege nkeya zawe hakaba undi mugabo udashobora kwihanganira intege nkeya za ca kintu cawe uvuga ngo nico gito yego reka tureke kuvuga wenda umugore wenda w'umuhehesi tuvuga umugore w'umunyamwanda hari umugabo utomwihanganira cyane tuvuga ko ari ikintu kiri simple ikintu umuntu wese we kwihanganira wona kwikorera bibaye ngombwa ahubwira ngo ukomeze ube mu mwanda ariko hari umugabo utocihanganira niyo mpamvu rero hari umugore nawe wo kwihanganira ico kintu hakaba n'undi utocihanganira biterwa n'umuntu iko kwihangana ke kungana ariko njye sintekereza ko gusenya ari wo muti kubera ko ntugiye gusenya ngo ushakwe yego urashaka se oya ku myaka mfata nkanje kuwande ukungana nsenye senje gushakwa nashakwa da hanyuma nishika ngasanga noneho uwo nshatsweho ashatse nk'umugore wa gatatu mwari umugore Canada ashatswe afite imyaka 60 izi social media nizo zabitubwiye none se uwo muntu agize amahirwe make agasanga wa muntu ashatsweho noneho iwe noneho azoza azana umugore mu nzu bizogenda gute inzu gawozimara nabarije wa muntu udukurikiranye ushobora kufite ikibazo nk'icyo wenda bamuzaniho umwana wa mbere n'umugabo wa kabiri n'umugabo wamugira inama yo kwihangana umwana se yamuzanye hari ikibazo urumvaga nyuma y'umwana hari imbere y'umwana hari na nyina umwana ntaca atwaye nyina w'uwo mwana ntitumwica kandi umwana ndasubira mu nda turamutabariza se ku mana imucyure oya ntitumwica wowe uzagerageza wihangane ico kintu ncoroshe ntabwo ico kintu coroshe kwihangana ntabwo coroshe ariko buri muntu agira uwe musaraba yego ufite uwo musaraba ntashaka uwo n'uwiwe uramubwira iki rero uramubwira iki nk'umuntu utanga discipline ku bana n'abandi ntabwo ndi bumubwire ngo asenye iryo jambo ntiryumva mu kanwa yego niyihangane yihangane uko bimeze kose yihangane ni umusaraba we tari buwumpega ngo mwumfashe yego kandi n'uwo mugabo nawe ntaho yenda kuja aramuhitana se wa mugabo arajiriya ntazabayo aragaruka atahe mu rugo nashika mu rugo amuganiriza nyabona kino gihe ibintu byabaye bibi urazana uwo mwana yego ntaca atwaye n'uwo mugore yego tituri bukwicega ngo kubera ko wagiye kuri uwo mugore ariko ubu nyine ibintu byabaye bibi harimo indwara harimo amakimbirane ejo uzaje usanga undi mugabo agutera icumu umwereke utwo tuntu twose umunsi umwe uzohura n'umunsi wawe imana imugukiriza kandi niwe imana nibona ngo izumucyura ameze aryo wowe urinde wo gucyura umuntu azigende basigaye babacyura barimo kubacyura akantu k'agasumu kihuse icyo gihe uzaba ufite ukuboko mu kwica umuntu uzaba ari wowe hazaba harimo urutoki rwawe kwihutisha umuntu ngo atahe yego ariko utamwihutishije ukamureka ukamubwiriza kuko impamvu imana yamuguhaye ni iyihe ni uko uri umufasha we yego imana yararebye neza ireba muri iyi si yose nta wundi muntu uzoguha yego rero kugira ngo iyo ngeso igushireho ni uko uyu muntu azokubwiriza kugeza umunsi ukijijwe ukava kuri iyo ngeso igihe itarakira wihangane nk'umuntu ugwaje nk'umuntu uri muri bombone cyane kandi bibaho kwihangana cyane kandi wihangana azanesha yego niko mbyumva aha tukiri kuri ako nagize amahirwe yo kukuganiriza kandi ngira amahirwe nsanga uri umujyanama mwiza ndizera ko guys nababwiye ngo iki kiganiro kikirangira irukanka ujye kwisamaza you'll thank me later arakabazo kamwe ngiye kubaza amatelefone afite ikibazo gikomeye mu ngo z'abantu benshi ugasanga bamwe bahisemo ngo iyo umugore ibi y'umugore iyo umugabo ibi y'umugabo ugasanga hari abandi nabo umuhishe password uwo munsi ntiriremo kuri telefone umugore aba agomba kureba telefone y'umugabo uko ashaka cyangwa bagomba kurekera icyo kintu kimaze iminsi giteye ibibazo naco rero telefone nazo tuzikureho ni ikibazo telefone ni igikoresho cyo mu nzu yego kigomba gukoreshwa n'abantu bose ahubwo ikibitsemo urico utahashaka kuvuga ariko nyine urumva iyo byabaye ikibazo haba hari kirimwe harimo igisasu yego ivyo bisasu rero uzoturikana ba nyirabyo ariko abantu ba mbere uzoturikana n'abantu bafite amatsiko
babandi b'amatsiko barara bicaye bareba ama message Facebook akantu nabonye ejo bundi ngo baza ari kuri TikTok ngo nubona ngo telefone y'umugabo saa 8 za nijoro ngo uri online utikubitira kumwandikira bashobora kuba ari umugore uri muri patrouille babandi bita ba side chick mwumve bashobora kuba ari umugore uri mu kazi ka nijoro nawe ugasimba ngo kurandikira umuntu mwiriranwa kandi yatasha yageze iwiwe ico kintu cyo nakivugaho nimba mbwira ninde ufite ikibazo cyane akenshi ni abadamu ni bakeneye kureba muri telefone z'abagabo abagabo kandi nti mu bikeneye rimwe na rimwe bakorera ku mitungo kabisa urashakamo iki ubundi umuntu wowe umuzi uzi neza ko ashobora gucitinga cyangwa tucitinga uzi neza ko ico kintu yogikora tukiri kuja kure uba ushaka gusandarira ubusa kuko ndiyo citinga umwaka utaramufata kuri telefone mu gihe rero uzi neza ko ico kintu kibaho rekana no kwirirwa wigwaza umutima ufate telefone urebe ugiye kurebamwo ibindi bireke kubera ko uzi neza ko umuntu wawe ico kintu yogikora isaha n'isaha nyanaka nahamagara ntuze ngo uyu ninde ngo mukoranike aho yiri wose mwirirana telefone kandi kubigaragaza telefone ashobora no kutabigaragaza kuri telefone ariko umuntu wawe uramuzi uzi neza umuntu ico ashoboye uzi neza ko uyu muntu atomara ukwezi adahitanye umuntu yego reka rero kwigora ico kintu niciwe tiwenda kukimukura yego ahubwo rero ngo kigusenye cyangwa kibasenye kimurekere bivuze ko umugore uburwanira telefone y'umugabo ntabaza umugabo we neza ashobora kuba namuzi ariko abagore tugira udutima turehareha ngira ngo ico tukiziranyeho abagore hari kuntu tugira udutima turehareha ugashaka kumva ufite amatsiko kandi deje iyo wagize akantu k'amatsiko haba hari ikintu ibiba bihari kabisa aho kubuzi ko gihari iyo ukiretse giharukireke none kandi ushaka ikimenyimenyi n'ikimenyetso numara kukibona sinzi uko bizabigenda mwambikane yego hashye koko oya ntaco bimaze bazobireke telefone uyikoresha ugiye kuyikoresha hanyuma uyisubize nyirayo cyangwa uyirekera aho ngaho yego niko kwiza ndimo mbariza abamama wagira ngo bantumye hari umumama uri hano umugabo yabwiye ngo tukazungura kuri telefone akabaho bimurya barinze babikubwira niko ukeneye mu by'ukuri uragukubitwa niko ukeneye umuntu ariza kuvuga ati telefone yaje yireke yego iyo uyiretse ugafata iyawe ko urashaka iki mbese wa mugore we byamutuze cyane benshi bazamavuga ngo ubwo abivuze ga noneho birimwo neza cyane ashobora kuba ndetse ari nabo bitarimo ariko telefone yewe ntakeneye kuyifata yihorera igutwaye iki hari n'abamamaga nabo bagira izo password aho kuragira se ngo nanje se nk'umugabo nimvuga ati kuramwo umugore akanga bizaba ari sawa uzari bose wa wundi bavuze ngo ntukankorere kuri telefone nawe ntazakenera gukora ku yawe none uremera ko buri muntu aba agomba kugira telefone mu gihe ari bwo buzima mwahisemo mubikore gutyo ubundi nta rugo rugomba gusa n'urundi nimba mwahisemo ko buri wese agiriye telefone ubwo nyine mubayeho muryo noneho wenda ngende umugabo simbishaka ko dushiramo password ntaco wishinja kandi iyo condition ntiwayitanze umugore we ngo nje ntukankore kuri telefone kandi abagabo natwe dukunda ko abagore batwubaha kera ikibazo cabaye wa mugore uryamye kuri password ajyamye kuri kizomuturikana uzanga uzakunda kuko wenda yifitiye umugabo uri honete yego nimba afite umugabo udafite ibyo bibazo nagenda citingira iyo ngiyo birangirira iyo telefone ayizana yera ize yera cyane password ivemo ubundi ibihaje amubwira gute ndabizi wenda umugabo ayishizemo nta gitangaza kirimo ariko noneho uyu mugabo umugore ashizemo password
biba bifite ikindi kintu kinini. aha rero abagore bagiye kugutera amano barayanterera kwanza baba jenizi ibi bitinyuke nibazishire hasi ibi bitinyuke umugabo ashemo password byemere umugore we ntapime oya kuri rwa rugo rwahisemo kubamo kuri urwo rubeho gutyo ariko nimba umugabo wawe uzi neza ko iyo password ntayagira wewe kurayishirira mwiki ko wawe higira inani ko wawe higa urusaku yihorera kubera ko password cyangwa telefone siyo igaragaza ko umuntu yacitinze cyangwa atacitinze kuko hari abantu tuzi batazigira kandi bazabirwa bakora amahana cinzira zawe zirangirira iyo ngiyi tizihuruke mu rugo tibihuruke mu rugo ariko ga nicaha ko murumva ibintu baba bigisha bibuka ko ari icaha bazosha yego n'ingaruka ni nyinshi n'ingaruka bazohura nazo yego aha umugabo rero ufite umugore wavuze ati ngewe password ntizavamo kuko birashoboka niye nama barahari hano muri comment bazatubwira akavuga ati ngewe wa mugabo mbese umugabo atuye atajya akora kuri phone y'umugore ndashaka ko umugenera message duhite tuva ku chat telefone uwo mugabo amenye ko umugore atari uwiwe yiheburira agende asibuke uwo mugore si uwiwe wenyine uvuze nabi tubwizanye gukura uramubabaje uwo mugabo agenda asibuke azahamagara ibijyaga asibuke uwo mugore si uwiwe wenyine katuve kuri ako kantu mfite byinshi nabaza ariko guys nababwe hano muzabisanga ku Isamaza B mugende mubinkorere murebe nzi neza ko muzanshimira turimo tugana ku musozo ariko hari utubazo runaka nka tubiri nshaka kukubaza wemera divorce oya ntabwo yemera ndi umukristo abakristo ntabwo bose bemera abakristo batayemera abakristo bayemera ni babandi baba bananiwe kwihangana kandi nakubwiye ngo twihangane hari aho kwihangana bijya bigarukira ariko aho byanze nyine aho kugira ngo mwicane usohoka mbese ubwo urayemera rero sinyemera nose gusohoka ni gute mumbwire guys gusohoka siko divorce ufite umugabo aragukubita ufite umugore aragucitinga waragerageje kwihangana umuntu yanze guhinduka uwo muntu wamugira inama divorce cyangwa wamubwira ati pfira muri ibyo bibazo oya sinamubwira ngo pfire muri ibyo bibazo ariko kandi sinamubwira ngo divorce umuntu mwabyaranye numubwira ngo aho ubona bikomeye bikaze divorce fata wamufata wamukodeje indi nzu iri ku ruhande rwiwe niyo divorce ntabwo ari divorce no kuja mu mategeko mugasinya mugatandukana ariko si ngombwa ko bigera iyo mu mategeko hereza umuntu space wamufata inzu ku ruhande umureka kwigeho nawe witekereze nusanga ari wowe ufite amakosa abantu babyaranye babanye bakundanye bazabongera bakiyunga ariko iyo divorce keraga biba byabaye ibindi bazamasubirayo kuja gusaba doti kaba bitangira bundi bushasha ariko iyo wigiyeyo ugatanga space mbuza muhana umwanya umwe akiga ku wundi mwasanga mu byukuri akenshi umugore n'umugabo bapfubusa iyo mutandukanye gusa amasaha abiri buri nyiri kosa azama yimenya ukumva nico cyagiye umuntu agenda mwarakaranyije umwe yasohotse ameze nabi yagera iyo yagiye akaguhamagara tushari imbabarira ninje wakoze amakosa ninje waprovotse ibingiye rero iyo murwana mufitanye amakimbirane ukigirayo umuha umwanya wo gutekereza kubera ko mufite ibintu byinshi muhuriyeho mufite abana mufite imiryango mwahuje mufite byanga byakunda muza mwitekerezaho mukongera mugahura mbese divorce ntabwo yemera nta muntu wagira inama yanze ndayihakanye muzoyireke okay sawa nk'umukristo twakomeje nk'umukristo wanze divorce ona prayemera anapayireke ireke kera ndagonzwe mwise mu rwiciro kuboneza urubyaro urabyemera biterwa n'uburyo wabonejemo ntabwo nshubije ariko reka tubanze tureke no kuja kure yego kuboneza urubyaro bakureze uzi ko babyara amezi 9 buri mezi 9 none se buri mezi 9 abana babashira bivuze ko urayemera ndayemera singiye kubesha hari abantu benshi bavuga ngo nk'umukristo ngo byara ngo kw'Imana ishaka ngo byare uzuza isi ngo napo n'ukwica urinzo kaza cyangwa ifi ko ari izitera amagi ibihumbi tibikunda abo byo bintu baba batubwira amezi 9
buri mezi 9 noza mbyara ndabizi tibyokunda buri mezi 9 ntiwobyara habe niyo kubera ngo buri mwaka uzubyara ntiwobyara ntabwo bishoboka abo bana hano ganti turi ruguru habe na ruguru ndetse niho byari bigoye uzi guhingira abana 10 n'ikibazo uhingire abana 10 ubigishe uhetse ga nabandi aho abo bantu bose ubite nico cyagihuba irresponsible kubera ko inshingano zakobaye nyinshi hari ibyo utari bwuzuze ariko uzaye abana bawe ubashije kurera ukabarera neza ukabigisha ukabatoza discipline bakavamo abantu bazima bazakora ibintu bikomeye ku isi bigutwaye Imana yo kwamuvuga ngo asa n'umugara mw'ijuru mugasanga ibintu ari ikibazo mbese uremera ko umuntu washizemo napo nta cyaha yakoze sintekereza ko ari icaha izo nyigisho sindazihabwa cyane ariko ntekereza ko icaha ca mbere ari ukubyara umwana ntubashe kumuhudumiya ibyo ashaka numva ari icaha arico caha gikomeye uzi umwana kubyuka mu gitondo akabura ishayi ikibazo akajya ku ishuri ari kurira cyangwa ntanajeyo kubera ko yabuze minerval umva uwo mutima umubyeyi asigaranye nose niko kwiza nje simvuga wowe vuga ko turaganira aha ni mu kirambi wa umuntu mugiye kugirana ikibazo papa boy uramuzi simuzi papa boy uzwazaroga kubita umugore kubera ibyo bintu ngo kubera ko yagiye muri ona papa boy ntabwo umuzi nzamubona kuri social media ariko ntituziranye ufite ikibazo rero arakozi iwe arashaka ko babyara bakuzuza ise yangaona po amaze kuzara bangaha sinzi abafite ariko yangaona ko atari buzubije amwe afite ikihe kibazo hari urushinge bari bamutera ndabizi nareke kwisaza kuko nawe ntazabyara buri mezi 9 tibikunda ndamwohereza no video umubwire ngo ivyo bintu wagiyemwo uzobivemo ivyo bintu azobireke hanyuma rero twaganiriye cyane kubera amasaha n'igihe reka ducumbikire hano abarundi baravuga ngo akaryoshe ntigahera mwitama wenda mu gusoza ari abana ari ababyeyi nihe message wumva wagira buri muntu wese udukurikiranye hano message ya mbere naho ababyeyi abana bo kenshi nkunda kuvuga ku bana bataramenya n'ubwenge ariko bababyeyi nibo mvugaho cyane kuko nibo bafite izo nshingano icyambere nuko ababyeyi bagomba kuba inshuti z'abana babo iyo wabaye inshuti n'umwana wawe birakorohera kumurera no mu buzima busanzwe iyo uri inshuti n'umuntu bikorohera kubana nawe rero niyo mpamvu ababyeyi bagomba gushira cyane imbaraga kuri ico kintu tukaba inshuti z'abana kugira ngo bitworohere kubarera nutaba inshuti ye bizakugora wa mwana azakunanira ubabare usange urimo uravuga ibintu utakagombye kuvuga kandi ari wowe byaturutsemo ari wowe wagombaga kubikora neza iyo ubikoze neza umwana arakureba uko uri kubikora ejo nawe yakuze biroroha nukuvuga ngo tuzagira societe yoroshe ifite ubuzima bwiza yumvikana kubera ko babana twabigishe bakiri bato twabakunze ari bato urwo rukundo bararukurana nabo bazaruha abandi yego reka ngushimire mama Joshua ariko vuba turatangira kwita Isamaza B kuko ntuzamva banyita mutomanza niryo ubundi niryo ya mama Joshua niho arivuga yego Isamaza B reka tugushimire ku mwanya wawe wambaye neza nabivuze ntiwabyitaho thank you wambaye neza kweri uragaragara nk'umumama w'umunyamurenge w'umusirimu uri umubyeyi mwiza kandi mu by'ukuri guys mugende murabona ibiganiro byiwe ndabizi neza ko muri bwishimye rero ni manza kuri mutomanza turabakunda ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao